Nshuti muvandimwe, nongeye kugusuhuza wowe ukurikiranye iki cyigisho. Reka dushime Imana cyane. Imana yacu n'urukundo kandi itugenera ibihe byiza byo kugira ngo twige ijambo ryayo. N'uyu munsi yongeye kuduha amahirwe yo kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana, kuko ibyanditswe byarabivuga yuko kurya munsi wegereza tugomba kurushaho guhugurana mu ndirimbo, muri zaburi n'ibihimbano by'umwuka ndetse no mu ijambo ry'Imana. Ni ingenzi cyane rero ko ijambo ry'Imana ryaravuze ko iminsi yegereza ariko turushaho kugira guterana kwera, kandi Imana yatanze amahirwe cyane ndetse yatanze n'ubwenge ku rwego abantu bashobora kuba bari ahantu hatandukanye ariko bagaterana bakiga ijambo ry'Imana. Ngira ngo nawe uri bukurikira iki cyigisho araba ari amahirwe akomeye y'iteraniro, nubwo ntakubona cyangwa nawe ngo umbone, ariko ni amahirwe meza yo guhura mu buryo Imana yagennye ngo twige ijambo ry'Imana. Reka rero muri aka kanya ubwo tugiye kwigana icyigisho Imana yatugeneye kivuga ngo impamvu y'ubuhanuzi, mbere na mbere tubanze dusenge. Data wa twese, tugushimiye kudukunda cyane, uhabwe icyubahiro, duha amahirwe akomeye yo kwiga ijambo ryawe. Turakwinginze kugira ngo umwuka wera amanuke atwiyoborere, kandi nta gushidikanya turabyizeye ko uri kumwe natwe. Turagusabye kugira ngo buri muntu wese wumve ijambo ryawe, umwuka w'Imana amwemeze, mwongere mwiza mwemeze iby'ibyaha, ibyo kwihana ndetse n'iby'urubanza, kugira ngo buri wese yihanishwe n'iri jambo kandi rigire umumaro mu mitima yacu, mu izina rya Yesu, amen. Nkuko nari mbabwiye, tugiye kwigana icyigisho kivuga ngo impamvu y'ubuhanuzi. Impamvu y'ubuhanuzi. Ubuhanuzi ni ingenzi mu byanditswe byera kandi ni ingenzi ko tubwiga. Nyamara se impamvu yabyo ni iyihe? Nta kintu Imana itanga kidafite impamvu, ndetse ijambo ry'Imana ryose ryandikiwe impamvu imwe, impamvu yo kugira ngo umunyabyaha amenye inzira y'agakiza ke. Umunyabyaha akimara kugwa, ubwenge bwe bwuzuyemo urujijo no kutamenya Imana, kandi umubi yakomeje guhugenza umuntu kugira ngo amushyire mu irimbukiro kure y'Imana. Nyamara Imana yatanze ijambo ryayo ngo rihugure umuntu. Ijambo ry'Imana rero nk'uko byanditswe byaravuga ngo, nk'uko tubisoma muri Petero, nta buhanuzi bwo mu byanditswe byera bwazanywe n'ubushake bw'umwana w'umuntu, ahubwo abantu bavugaga ibyavaga ku Mana bashorewe n'umwuka wera. Ni ikimenyetso rukumbi gikomeye kigaragaza neza yuko umwuka w'Imana ari we wayoboraga abantu kandi akaha ibyo bagomba kuvuga. Byose byandikiwe ku mpamvu imwe, impamvu ikomeye yo kugira ngo imibereho yacu n'ubuzima bwacu ubashe gushyikira urugero rw'imico y'Imana itwifuriza. Kandi mu byanditswe byera harimo ikintu cy'ingenzi gikomeye Imana iba yifuza ko dusobanukirwa. Iyo ni inzira y'agakiza nk'uko ishurwa mu gitambo cya Kristo. Nk'uko nari maze kubabwira, tugiye kwigana icyigisho kivuga ngo impamvu y'ubuhanuzi. Turahera muri Yobu igice 24 umurongo wa mbere, haranditse ngo, ubwo ibihe bidahishwe ishobora byose, ni iki gituma abayizi batareba iminsi yayo? Ubwo ibihe bidahishwe ishobora byose, ni iki gituma abayizi batareba iminsi yayo? Dushingiye kuri uyu murongo, Imana ntakihishwa. Ibihe ntibihishwe ishobora byose, ndetse n'ibitaraba Imana irabizi. Imana imenya byose, ndetse n'ibiri imbere abantu batazi. Nta gihisha Imana. None ikibazo ni iki? Ni iki gituma abayizi batareba iminsi yayo? Mbese Imana ifite uruhare mu kuba bavuga ko bayizi batamenya ibihe by'Imana? Dusoma mu ijambo ry'Imana igihamya gikomeye kivuguruza ibyo, kuko Imana yavuze amagambo akomeye cyane muri Amosi igice cya 3. Ni ikibazo gikomeye. Ni iki gituma bazi Imana batamenya iminsi yayo? Ariko iyo dusomye amagambo akomeye aboneka muri Amosi igice cyaho cya 3, duhasoma ibintu bikomeye. Mbese cyaba ari icyifuzo cy'Imana, cyangwa Imana waba ari umugambi w'Imana, cyangwa Imana ifite uruhare mu guhishwa kw'ibihe ku bavuga ko bayizi? Kutamenya igihe ko bavuga ko bazi Imana hari uruhare Imana bifiteho? Nta na ruto rwose. Ijambo ry'Imana rigaragaza ko nta na ruto. Ahubwo Amosi igice cya 3 hahishura amagambo akomeye cyane, amagambo ashinjura Imana. Kuko amagambo aranditse ngo, uhereye ku murongo waho wa 7 aranditse ngo, ni ukuri Uwiteka Imana ntizagira icyo ikora. Ijambo ngo ni ukuri ni ijambo, ni indahiro. Ni indahiro. Ni ugushimangira ikivuzwe ko ari ukuri rwose. Kuko iri jambo ryanditswe ngo, ni ukuri Uwiteka Imana ntizagira icyo ikora itabanje guhishura abagaragu bayo b'abahanuzi ibihishwe byayo. Ni ukuri Uwiteka Imana ntizagira ikintu ikora
iyo ijambo ry'Imana ngo ntizagira ikintu ikora, bivuze yuko ibikorwa byose by'Imana mbere yuko ibikora, byaba ari ibikorwa byo guhana, byaba ari n'ibindi bikorwa bigirira abantu akamaro, byanditswe byaravuze ngo nta kimana izakora itabanje guhishurira ubwoko bwayo ibihishwe byayo. Ni amagambo akomeye. None ikibazo, ibyanditswe byaravuze ngo ni ukuri Uwiteka Imana ntizagira icyo ikora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibihishwe byayo. Byumvikane abo Imana izabihishurira ni abagaragu bayo, kandi umugaragu ni uwiyeguriye gukorera shebuja. Tubyumve neza hano. Abo Imana ni ukuvuga ngo rero benshi mu bavuga ko bazi Imana ntibigeze bemera kuba abagaragu bayo, niyo mpamvu ibihe by'Imana batabimenya. Dushingiye kuri uwo murongo, Imana nta kigore idahishuriye abagaragu bayo. None niba hari ibihishwa bavuga ko ari abantu b'Imana, ubwo impamvu nyamukuru si uko batemeye kuba abagaragu bayo? Kuko ibyanditswe bigera muri uwo murongo bivuze ko Imana izabishurira abagaragu. Namwe muzi ijambo umugaragu icyo rivuze. Umugaragu ni uwumvira shebuja. Umugaragu ni uwemera gukorera shebuja. Benshi rero ntabwo bigeze bemera kuba imbata za Kristo, abayoborwa na Kristo haba mu migambi ndetse n'ibikorwa. Niyo mpamvu ibihe by'Imana bihishwe muri bo, si impamvu rero z'Imana. Dushingiye kuri uwo murongo, kandi ibyanditswe biravuga ngo ntizagira icyo ikora itabanje guhishurira abagaragu bayo b'abahanuzi ibihishwe byayo. Tugiye kureba ingero ziri mu byanditswe byera. Mbere y'uko Imana irimbura isi ya mbere, yabanze guhishurira umugaragu wayo Nowa ibihishwe byayo. Imubwira yuko izarimbura isi, ndetse imubwira no kubaka inkuge kugira ngo azabona aho ahungira, ndetse itanga n'imyaka 120 yo kugira ngo Nowa yubake inkuge kandi anaburira abantu abaho umubura. Birumvikana niba Imana ivuga ngo ni Imana nta kihisha itabanze guhishura abagaragu bayo, muri uyu murongo birumvikana ko niba Imana ihishuye ibihishwe ikabishura abagaragu bayo, ntago bo yabategeka kubihisha. Birumvikana Imana ishura ibihishwe kugira ngo bihishuke, kandi niba bigomba guhishuka, ntago abagaragu b'Imana bahamagarirwa guhisha iby'Imana ivuze. Kuko n'umurongo wa 8 urabihamya, haranditse ngo ku murongo wa 8 wo muri Amosi aho turi gusoma, intare yitontomye hari udatinya, Uwiteka Imana yaravuze, ninde warorera guhanura? Ni amagambo akomeye cyane agaragaza ko niba Uwiteka Imana ivuze igahishura ibihishwe byayo abahanuzi, mbese abahanuzi barorera guhanura? Hoya rwose, ahubwo bagomba guhishura iby'Imana bayishuriye, kugira ngo ibitekerezo by'abantu biri mu mwijiro w'icuraburindi no kutamenya Imana bikangurwe rwose n'imibiri Imana yahaye abahanuzi. Namaze gutanga urugero kuri Nowa. Muribuka neza ko Imana yamusanze ikanamubwira ngo ni wowe mbonye ukiranuka muri iki gihe. Imubwira imigambi yose yari ifite. Iramubwira ngo nzarimbuza isi iki? Umwuzure. Nuko iyubakire inkuge mu gitwi cyitwa gofero. Ariko mbere yuko Imana ishura no bishwe byayo, Bibiliya ivuga imiterere ya Nowa n'uburyo yarabanye n'Imana. Kuko iyo dusomye mu gice cya 6 cy'itangiriro, tuhasoma imiterere y'uwo mugabo wahishuriwe ibihishwe n'Imana. Mbese yari muntu ki kandi yari ameze ate? Reka dusome amagambo ahari. Amagambo ari imitangiro cya 6 aravuga ngo, reka tuyasome. Turasoma ku murongo wa 9. Uru ni rwo rubyaro rwa Nowa. Nowa yari umukiranutsi, yatunganaga rwose mu gihe cye. Niko ijambo ry'Imana rivuga, yari umukiranutsi yatunganaga mu gihe cye. Nowa yagendanaga n'Imana. Murumva mbere yuko Imana ihishurira Nowa ibihishwe byayo, birivuga imiterere ya Nowa, ivuga ukuntu yari ameze. Nowa yari umukiranutsi. Ijambo umukiranutsi bisobanuye wumvira amategeko y'Imana. Ayo magambo tuyasoma muri Gutegeka kwa 2 igice cyaho cya 5. Hari amagambo kuhereye ku murongo wa 20. Reka nsome ayo magambo. Gutegeka kwa 2 igice cyaho cya 6 umurongo wa 25. Mu gice cya 5 Imana ivuga amategeko 10. Ku murongo wa 25 Imana iravuga ngo nitwitondera ayo mategeko yose. W'igice cya 6, nitwitondera amategeko yose tukayumvira imbere y'Uwiteka Imana yacu ko yadutegetse, bizatubera gukiranuka. Dushingiye kuri uyu murongo, gukiranuka nukumvira amategeko y'Imana, kuko nta n'uwakiranuka atumviye amategeko. Kandi mu Warumi 7 handitse ngo itegeko ryose rirakiranuka ni iryera. Ubwo iyo birivuze ngo Nowa yari umukiranutsi, ibivuze ko Nowa yumviraga amategeko y'Imana. Kandi umurongo ukurikiye harakomeza akavuga ngo yatunganaga rwose mu gihe cye. Mu gihe cye yaratunganaga. Ijambo ry'Imana rivuze ko Nowa yari umukiranutsi ukurikije umucyo afite. Bisobanuye ko Nowa rwose yumviraga umucyo yamenye.
Nowa yagendanaga n'Imana. Maze iyo dusomye ku murongo wa 13, Imana ibwira Nowa iti iherezo ry'abafite umubiri wose rije mu maso yanjye. None Imana iri guhishura Nowa ibishwe byayo? Yego rwose, kuko ari umukiranutsi, kuko yatunganaga, kuko yagendanaga n'Imana. Imana isitangira kumuhishura ibishwe byayo, iramubwira ngo iherezo ry'abafite umubiri wose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwaho, dore nzabarimburana n'isi. Nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa goferu, ugabanyemo ibyumba, uyihome ubushishi. Imana itangira kumwereka n'uburyo azakoresha kugira ngo arokoke. Kuko yatunganaga akemera kugendana n'Imana, Imana yatangiye kumuhishurira ibishwe byayo. Birumvikanaga ko Nowa kwemera gukiranuka, kwemera kugendana n'Imana, ijambo kugendana n'Imana ni ijambo rikomeye. Birumvikana ko Nowa atagendaga uko abyumva, ahubwo yagiraga ikirenge mu cy'Imana, yakandagiragaho Imana imweretse. Nowa yari umugaragu wiyeguriye kumvira Imana, maze Imana nayo imuhishurira ibishwe byayo. Aho impamvu benshi bavuga ko ari abasigaye bo mu itorero ryasigaye ari impumyi, ndetse basa naho batabona batamenya ibishwe by'Imana, cyangwa basa nkaho ari impumyi ku bigaragara bishuraho ibihe bigeze. Mbese impamvu nyamukuru si uko badatungana, mbese si uko birengagije gukiranukira Imana nk'uko bikwiriye, si uko birengagije amategeko y'Imana bakanga kugendana n'Imana. Birumvikana Nowa impamvu yemeraga kugendana n'Imana nuko yari amaze kwemera ko ubwe ku giti cye adashobora kwiyobora. Yari azi neza ko inzira atayizi keretse ayobowe n'Imana. Niyo mpamvu yemeye kugendana n'Imana intambwe ku ntambwe, maze kuko yemeye kwegurira Imana imibereho ye ngo imuyobore mu rugendo rwe, Imana imushira ibishwe byayo. Ayo ni amagambo akomeye agaragaza ibintu bikomeye. Undi Imana yishira ibishwe byayo ni Aburahamu. Ijambo ry'Imana ritubwira amagambo akomeye ibyabaye kuri Aburahamu, aho Imana yavuze ngo mbese narimbura Sodomu nte nabanje kubwira umugaragu wanjye Aburahamu. N'amagambo akomeye. Tekereza aho Imana yari igiye kurimbura Sodomu, ariko yumva bidakwiriye ko yakora icyo kintu, idahishira umugaragu wayo ibishwe byayo, maze ibwira Aburahamu ibyo igiye gukora. Mu by'ukuri kurimbuka kwa Sodomu ntabwo cyari ikintu kizwi, ryari ibanga ry'Imana. Uwarimenye bwa mbere ni Aburahamu mu bantu batuye ku isi, kuko yabanaga n'Imana akemera kuyoborwa nayo, maze Imana imuhishurira ibishwe byayo nk'uko tubisoma mu Itangiriro mu gice cyaho cya 10. Ngira ngo reka tuhasome mu gice cyaho cya 17, ngira ngo cya 18 uhereye ku murongo wa 16. Wowe ushatse wahera ku murongo wa 16, ku murongo wa 16 randitse ngo abo bagabo barahaguruka baragenda berekeza amaso Sodomu. Aburahamu arabaherekeza. Uwiteka aribaza ati Aburahamu namuhisha icyo ngiye gukora? Tekereza Imana yashe ikintu. Uyu muntu unyumvira, uyu muntu ukiranuka, uyu muntu mbwira ngo jya akahajya, ni gute namuhisha? Nta magambo atangaje cyane. Murumva uburyo umuntu ashobora kuba inshuti n'Imana ku rwego Imana iri bikavuga ngo mbese uyu namuhisha iki? Aburahamu yari yarabaye inshuti n'Imana, yayumviraga muri byose ku rwego Imana abonye nta kintu Imana iribaza ngo Aburahamu namuhisha icyo ngiye gukora. Dukwiriye kuba inshuti n'Imana, dukwiye kuba inkoramutima zayo ku rwego Imana ireba ikabona ntacyo yaduhisha. Kuko Aburahamu atazabura guhinduka ubwoko bukomeye bw'ubunyamaboko, kandi amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri we. Tekereza ukuntu Aburahamu yumviraga Imana ndetse akayigandukira. Imana yitegereje Aburahamu ndetse ibona n'ahazaza he hazavamo umusaruro mwiza. Ndetse ku murongo wa 19 Imana iravuga ngo kuko icyatumye mumenya ari ukugira ngo ategeke abana be n'abo mu rugo rwe bazakurikiraho gukomeza mu nzira y'Uwiteka bakora ibyo gukiranuka, baca imanza zitabera, kugira ngo Uwiteka azendere Aburahamu ibyo yamuvuzeho. Uwiteka Imana aravuga ati ubwo gutaka ko baraga Sodomu ni Gomora ari kwinshi, ibyaha byabo bigakabya cyane, ndamanuka ndebe ko bakora ibihwanye. Ubwo Imana itangiye kubwira Aburahamu imigambi yayo, kuko Aburahamu yari inkoramutima y'iki y'Imana. Turasabwa kuba inshuti n'Imana kuri uru rwego, kuko abantu bagomba gusobanukirwa n'ibihe by'imperuka ndetse bagasobanukirwa n'ubwiru buhishwe bw'Imana. Bagomba kuba ari abantu biyeguriye byuzuye kumvira no gusohoza ubushake bw'Imana. Nibo bonyine, ntago ari ubwenge bw'isi, si amashuri menshi, si impano z'ubwenge kamere umuntu ashobora kumenya kugira cyangwa se yavukanye, ahubwo kuba umuntu ari umuntu womatanye n'Imana, kuba yaremeye kuba umugaragu w'Imana 100%.
kuba ari umuntu wujuje nk'iby'Imana ivuga n'uwo yari yujuje. Yarakiranukaga, yaratunganaga, yagendanaga n'iki? N'Imana. Turi kwiga iki kivuga ngo impamvu y'ubuhanuzi. Impamvu y'ubuhanuzi. Urwo ni urugero natangaga rw'abantu Imana yishura ibishwe byayo. Abantu bayumviraga kandi bagendera mu nzira yayo. Iyo dusomye muri Luka igice cyaho cya 11 tubona ibintu Yesu yahavuze. Ntago iyi Imana ishura ibishwe ndetse ikabishurira abantu, ntago ibigamije kubamara amatsiko. Ntago iki Imana ibigendereye ari ukugira ngo imara abantu amatsiko cyangwa se ihaze irari ryo kumenya abantu bagira. Abantu bajya bagira bararikira kumenya, gushaka kumenya byinshi, ariko ntago ariyo mpamvu nyamukuru Imana ishurira abantu ibintu. Si ukugira ngo ihaze irari cyangwa ibyifuzo byo kumenya abantu bafite, hoya, si yo mpamvu. Ubuhanuzi ufite icyo bugendereye kandi rwose kidatandukanye no kwera k'umutima n'imico bizabashisha umuntu guhagarara imbere y'Imana adafite ipfunwe. Icyo ubuhanuzi bugendereye ku muntu ni ukugira ngo bumucencure bumweze kandi bumushyire inama y'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Impamvu yo kwiga ubuhanuzi ntago ari ukumarwa amatsiko, nongere mbivuge. Ntago ari ukugira ngo Imana imara abantu amatsiko. Niyo mpamvu igihe ubutumwa Imana imaze kumenyesha Aburahamu iby'isodomu n'Igomora ndetse na Loti Imana imaze kubimenyesha, icyakurikiyeho nuko Imana atanze amahirwe. Muzi neza ko muri iryo joro Loti yaragiye abwira abakazana be, ababwira ijambo ry'Imana, ababwira ko Sodomu igiye kurimbuka. Ndetse tuzi neza ko Imana imaze guhishurira Nowa ibishwe byayo yatanze imyaka 120, maze ubutumwa bwiza buravugwa. Nowa abwiriza no muri icyo gihe imyaka 120 ababwiriza ubutumwa bwiza, ababwira kwihana ibyaha byabo, ababwira ko umwuzure ugiye kuza abantu bakarimbuka. Yamaze icyo gihe cyose abwiriza abantu, abararikira kwihana, abereka ko igihe kiri hafi. Birumvikana ko impamvu y'ubuhanuzi ni ukugira ngo Imana yishurire abantu ko nta gihe bafite. Yego, nukugira ngo Imana igaragariza abantu amahirwe bafite yo kwihana mu gihe Imana ikibahaye ayo mahirwe, ikibahaye n'uwo mwanya. Birumvikana impamvu y'ubuhanuzi ni ukuzana ububyutse n'ivugurura mu bantu kugira ngo bihane ibyaha byabo, bajye ku mavi, basenge, bongere bisubiremo binire. Kuko ubuhanuzi bugambiriye kwereka abantu aho igihe kigeze, guhishurira abantu aho igihe cyo kugaruka kwa Kristo kigeze. Kandi ibyo umugambi wabyo rukumbi ni ukugira ngo abantu bamenye yuko bafite igihe gito bihane. Dusoma amagambo akomeye cyane ari muri Luka 21, reka tuyasome. Luka 21 hari amagambo hari Yesu ubwe yavuze. Aha Yesu yavugaga iby'ubuhanuzi, avuga kurimbuka kwa Yerusalemu. Yavuze ibintu byinshi. Uhere ku murongo wa 20, Yesu ababwira yuko igihe bazabona ingabo z'Abaroma zigose Yerusalemu. Yesu avuga amagambo akomeye, ubwo muzabona ingabo zigose Yerusalemu, ingoma z'Abaroma. Ariko ubwo kamera ku murongo wa 20, ariko ubwo muzabona Yerusalemu hagoswe n'ingabo, muzamenye ko kurimbuka kwaho kwenda gusohora. Icyo gihe abazaba bari Yudaya bazahungira ku misozi miremire, n'abazaba bari hagati muri Yerusalemu bazayivemo, n'abazaba bari ku musozi ntibazayigemo. Kuko iyo minsi izaba ari yo guhereramo ngo ibyanditswe byose bisohore. Abazaba twite n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishyano, kuko hazabaho kubabara kwinshi mu gihugu, kandi umujinya uzaba uri kuri ubu bwoko. Yesu akomeza avuga ibintu byagombaga kuba, ariko birumvikana impamvu yo kubwira abigishwa ibi kwari kugira ngo nibabona babaye bazabe maso kandi bumvire umuburo w'Imana. Birumvikana kumva ubuhanuzi gusa ubwabyo ntabwo byari bihagije, hatabaye gushyira mu bikorwa icy'umuburo wari ugenderewe. Birumvikana ubwo bagombaga kubona Yerusalemu hagoswe n'ingabo, bagombaga gusohoka bagahunga. Kandi abagombaga kumenya ibi gusa nabemera icyo Imana ivuga kandi bakakizera. Birumvikana aya ari amagambo y'Imana, kandi abatarayizeraga nk'ukuri nta nubwo bagombaga kumvira uyu muburo. Abizeye aya magambo nk'ukuri ko Imana ishobora byose nibo bumviye kandi nibo barokotse. Yesu akomeza avuga noneho ibigomba kuba mu gihe cy'imperuka. Yavuze amagambo ari ku murongo wa 25, ari ku murongo wa 25 yaravuze ngo, kandi haza ibimenyetso ku zuba no ku kwezi no ku nyenyeri, no hasi amahanga azababara. Aha Yesu ari kwerekeza no mu bihe by'imperuka byerekeza kugaruka kwe. Amahanga azababara bumirwe, bumvise inyanja n'umuraba bihorera. Abantu bazagushwa igihumure n'ubwoba no kwibwira ibyenda kuba,
mw'isi, kuko imbaraga zo mu ijuru izanyeganyega. Ubwo nibwo bazabona umwana w'umuntu aje mu bicu afite imbaraga n'ubwiza bwinshi. Nuko ibyo nibitangira kubaho, none impamvu nyakuri yo kumenya ibyo ni iyi. Nuko umara abantu amatsiko, impamvu nyakuri ku murongo wa 28, nuko ibyo nibitangira kubaho, muzararame mwubure imitwe yanyu, kuko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Birumvikana ko impamvu yo guhishurirwa ibyo, nuko impamvu ibyo bihishurwa ni ukugira ngo abantu bamenye ko gucungurwa kwabo kwenda gusohora. Ni ukugira ngo abantu basobanukirwe neza ko igihe bashigaje mu isi ari gito, maze nk'ikimenyetso, maze nk'ingaruka cyangwa nk'ingaruka y'uko bumviye umuburo bahawe, bararame barebe mu ijuru. Ijambo kurarama bisobanuye gusenga, abantu bakerekeza ibitekerezo byabo ku Mana, bakarangamira agakiza kabo, bakihana. Uko ibyanditswe byera biravuze ngo nuko ibyo nibitangira kubaho, muzararame mwubure imitwe yanyu. Muzararame, mu yandi magambo, muzavana amaso yanyu ku by'isi, mwe gutwarwa n'ibazengurutse, mwe guhugenzwa n'iby'isi ngo bari umwiteguro. Iri jambo birongeye kurisobanura mu Kolosai 3:1, muhoze umutima wanyu mu ijuru, aho Kristo ari mu buturo bwera bwo mu ijuru, aho Kristo ari gukora umurimo w'urubanza uheruka. Bivuze ko igihe ibimenyetso by'imperuka birushaho kunyura imbere y'amaso yacu, tugomba kurarama. Ijambo kurarama bivuze gukura amaso yacu ku by'isi, kudahugenzwa n'iby'isi ngo biduhuze umwiteguro wa ngombwa ukenewe kugira ngo twitegure gucungurwa kwacu kuri hafi gusohora. Nshuti muvandimwe, iyi niyo mpamvu nyakuri y'ubuhanuzi. Niyo mpamvu iri jambo rivuga ngo nuko namwe nibona ibyo bibaye, muzamenye yuko, ku murongo wa 28, nuko ibyo nibitangira kuba, muzararame mwubure imitwe yanyu, ko gucungurwa kwanyu kuzaba kwenda gusohora. Kandi abacira umugani ati, nimwitegereze umutini n'ibindi biti byose, iyo bimaze gutoha murabireba, mukamenya ubwanyu ko igihe cy'impeshyi kiri bugufi. Nuko namwe nimubona ibyo bibaye, muzamenye yuko ubwami bw'Imana buri hehe? Buri hafi. Byumvikane ko impamvu yo kumenya ubuhanuzi no kwegereza kw'ibihe ni ukugira ngo abantu bamenye neza ko nta gihe bafite, maze kumenya ibyo ntibihagije, abantu bihane. Kuko ku murongo wa 34, Imana yavuze amagambo akomeye ngo, ariko mwirinde imitima yanyu yo kumerwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'isi, uwo munsi ukazabatungura. Kuko uzatungura abantu bose bari mu isi yose umeze nk'umutego. Nuko rero mujye muba mwaso musenge iminsi yose, kugira ngo mubone kurokoka ibi byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu. Aya ni amagambo akomeye, kuko atwereka impamvu nyakuri tugomba kwiga ubuhanuzi. Ni ukugira ngo tube maso, ni ukugira ngo dusenge. Kuko umurongo wa 34 uvuga ngo mwirinde. Ubwo mumaze kumenya ibyo, Yesu amaze kuvuga ibimenyetso bya gihanuzi, amaze kuvuga ibizaba ku isi, maze aravuga ngo ubwo rero ibyo mubimenye, mwirinde. Bivuze ko impamvu nyakuri yo kumenya ubuhanuzi ni ukugira ngo abantu birinde, be kuremererwa n'ivutu, gusinda n'amaganya y'isi, maze bagatungurwa n'umunsi ukomeye kugaruka kwa Kristo. Ijambo ivutu birumvikana ni ukurya ukarenza urugero. Mu Cyongereza bakoresha ijambo suffocating, bivuze kurya cyane ukarenza urugero. Gusinda n'amaganya y'isi bivuze ko Imana isobanukiwe n'ibintu bikomeye bizatwara abantu. Icya mbere ni inda. Inda iri mu bintu bizabuza abantu umwiteguro wo kugaruka kwa Yesu. Biri mu bintu bizahugenza abantu bamenya aho ibihe bigeze. Icya mbere ni inda. Muri iki gihe Bibiliya ivuga ngo abanzi b'umusaraba Imana yabo ni inda. Aya ni amagambo akomeye cyane avugwa mu Bafilipi 3. Abanzi b'umusaraba Imana yabo ni inda. Ikigeragezo cy'inda ni ikigeragezo gikomeye, aho ndetse n'abantu b'Imana n'abahishuriwe umucyo wa temperance no kwitungira amagara mazima, usanga ikigirwamana cy'inda cyarabaremereye cyane, aho abantu batazi gutandukanya ibiribwa n'ibidakwiriye kuribwa, kandi bavuga yuko ari abasigaye ari abahawe umucyo wose wo mu ijambo ry'Imana, ndetse bagahabwa n'umwuka w'ubuhanuzi. Nyamara bahindutse abagaragu b'inda, batazi kwitegeka, batazi kumenya ngo atari uko batazi icyo Imana ivuga kuri uwo mucyo, ahubwo ari uko birengagiza. Ni ikibazo gikomeye cyane. Ndetse no gusinda n'amaganya y'isi. Ijambo gusinda ntabwo abantu basinda inzoga, ndetse Yesu avuga amaganya. Ijambo ry'Imana rivuga amagambo akomeye ngo, avugwa muri Petero. Ntabwo ijambo gusinda rivuga inzoga gusa, ahubwo abantu basinda n'amaganya. Ijambo no gusinda n'amaganya y'isi kugira ngo uwo munsi utazabatungura. Abantu basinda n'amaganya.
imibereho ubwayo, guhangayikira imibereho bimeze nk'igisindisha mu bitekerezo by'abantu, aho usanga abantu barara bahangayitse. Abantu ni ikigaragaza ko abantu inshuro nyinshi biringira biva mu bushobozi bwabo. Iyo umuntu abona ntacyo akora ngo inshuro nyinshi, yego simuje abantu gukora, ntakomeje abantu gukora ni ingenzi, abantu bakwiriye gukora, ariko imibereho hindutse nk'ikigirwamana, gutekereza uko umuntu azabaho, imibereho y'iby'ubu buzima. Ijambo ry'Imana rivuga neza yuko igihe se ari gusobanura umugani w'umubibyi, avuga izafashwe mu mahwa, yavuze amaganya y'isi n'ubutunzi byanize imbuto n'izagura, bimera nk'amahwa anize izo mbuto. Hari amagambo akomeye cyane yanditse muri Petero, reka tuyasome. Mu rwandiko rwa mbere rwa Petero, ku murongo igice cya 4 ku murongo wa 7 haranditse ngo iherezo rya byose riri bigufi, nuko mugira ubwenge mwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Iherezo rya byose riri bugufi, nuko mugira ubwenge mwirinda ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Birumvikana ibisindisha bivugwa aha ni ibitwarumva, ni ibimaramo abantu umwete wo gusenga. Ntago ari inzoga zivugwa aha. Mbese akazi kaba karamaze kumaramo abantu imbaraga no kubahugenza bakabura umwanya wo gusenga. Akazi kaba igisindisha, amafaranga n'ibintu byose bihugenjeje ubwoko bw'Imana muri iki gihe. Ibisindisha ni kimwe mu bintu bikomeye cyane bizafata ubwonko ndetse n'ibitekerezo by'abasigaye. Dusoma amagambo akomeye cyane ari mu cyigisho kivuga ngo, reka tuyasome. Igice kivuga ngo umubabaro wa Yakobo, ni cyigisho kiri mu ntambara ikomeye. Ngira ngo nyasome ayo magambo. Cyigisho kivuga umubabaro wa Yakobo, igihe cy'amakuba nako, kuri page 429. Reka nsome, n'icyo cyigisho kiri, reka nsome ayo magambo. Ni amagambo akomeye cyane, ngira ngo masome. Ni amagambo haranditse ngo kuri page 435. Reka nyasome, ni Pritoni page 437 haranditse ngo ku murongo ku gasubi gaheruka, abazaba barabaye abigishwa b'ibyanditswe gusa byera batajenjetse kandi bakakira urukundo rw'ukuri rw'Imana, bazarokoka igice gishuko gikomeye cyo kizigarura isi yose, ni igihe Satani azigaragaza nka marayika. Hano baranditse ngo ibihamya byo muri Bibiliya gusa nibyo bizabashobora guhishura amayeri y'umushukanyi. Igihe cy'ibigeragezo kizagera ku bantu bose. Mu gihe cy'ishungura ni abakristo nyakuri bazagaragara. Mbese abantu b'Imana bashinja imizi batajagajaga mu ijambo ryayo, kugira ngo batazagendera ku ntekerezo zabo bwite. Mbese muri icyo gihe gikomeye bazitabaza biriya yonyine. Umva amagambo akomeye Satani azaba ikintu kizabaho. Satani azakora uko ashoboye kose kugira ngo abuze kwitegura kuzahagarara bashikamye kuri uwo munsi. Umva ikintu azakora, azabambira. Haranditse ngo azabambira inzira zabo. Kino Satani azakora, azabambira inzira zabo, abuzuzemo irari ryo gushaka ubutunzi bw'isi. Niki Satani azakora muri umurongo? Azabambira inzira zabo, abuzuzemo irari ryo gushaka ubutunzi bw'isi, abikoreza imitwaro iremereye kugira ngo imitima yabo yuzurwe n'amaganya yo muri ubu buzima, maze umunsi wo kugeragezwa uzabatungure nk'umujura. Nta magambo akomeye cyane agaragaza neza yuko gushaka ubutunzi bw'isi bizamera nk'igisindisha gikomeye mu mitwe y'abavuga ko ari ubwoko bwasigaye, maze babura umwiteguro ukomeye. Mbese bavandimwe, murumva icyo ijambo ry'Imana ritubwira? Ni amagambo akomeye cyane, uburyo dukwiriye kuba maso kandi tukitonda.
Imana irifuza ko ubwo murumva impamvu nyamukuru yo kumenya ubuhanuzi. Yesu amaze kuvuga abahanuzi ubwo buzakurikirana, amaze kugaragaza ibimenyetso by'ibihe, ahita avuga impamvu nyamukuru yo kwiga ibyo. Aravuga ngo ariko mwirinde imitima yanyu yo kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'isi, uwo munsi ukazabatungura, kuko uzatungura abantu bose ari mu isi yose umeze nk'umutego. Nuko rero mujye muba maso, musenge iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka byose byenda kubaho no guhagarara imbere y'Umwana w'umuntu. Birumvikana impamvu Imana ishira abagaragu bayo ibishwe byayo ni ukugira ngo babishurire rubanda, kandi nk'ingaruka y'uko ibyo bimaze guhishurirwa rubanda habeho kwihana, habaye kuba maso, abantu be kuremererwa no gusinda n'amaganya y'isi. Mbese ntabwo Imana iri kudishura ibimenyetso by'ibihe? Mbese n'iki Imana itakoze? Mbese abahanuzi b'Uhoraho ntabwo bari guhishura ibyo bahishuriwe n'Imana? Mbese ntabwo turi kubona ububasha bw'ubupapa bwongera kubona ubutware mw'isi? Ntabwo Imana iri gutanga amatangazo ko ibyahanuwe biri kugera ku ndunduro. Turi kubona ububasha bw'ubuhakanyi bwandiwe amategeko y'Imana bwongera kwigarurira amaleta yo ku isi. Turi kubona imigambi mibisha y'icyoka ndetse n'umunyabugome iri kwigarurira isi. Niki Imana itari gushira abahanuzi? Mbese niki abahanuzi batari gukora ngo bahishure ibishwe by'Imana? Mbese abari guhishurirwa ibishwe by'Imana bari kuba maso, bari kwemerera reka ry'Imana riri kunyura mu bahanuzi b'Uhoraho? Turiko kivanga impamvu y'ubuhanuzi. Mbese impamvu y'ubuhanuzi, impamvu Imana itanga ubuhanuzi, impamvu bihishura iri kugera ku ntego yayo mu mitima y'abumva ubuhanuzi ndetse n'ababuhishurirwa. Wongere ugaruka kuri iyi ngingo muvandimwe, wongere ugaruke kuri iyi ngingo. Imitima y'abantu hari ubwo ikanguka ikazamo ibintu by'icyoba, ariko kwihana, kwicisha bugufi, gushaka ivugurura ry'iby'umwuka birabuze mu bwoko bw'Imana. Iyo dusomye amagambo akomeye cyane aboneka muri Daniyeli igice cya 10, tubona impamvu yo gusobanukirwa ubuhanuzi bwa Yeremiya igice cya 25. Daniyeli amaze kubosobanukirwa icyabaye kuri Daniyeli ni igiki. Icyo Daniyeli yakoze nk'ingaruka zo gusobanukirwa ubuhanuzi nicyo kigomba gukorwa nk'ingaruka yo gusobanukirwa ubuhanuzi no guhishurirwa ubuhanuzi ku bana b'Imana mu gihe giheruka. Reka dusome amagambo akomeye cyane ari muri Daniyeli igice cyaho cya 9, duhere ku murongo wa mbere. Mu mwaka wa mbere wo ku ngoma ya Dariyo mwene Hasawarusi wo mu rubyaro rwa Medi, wimitswe ngo umwami w'igihugu cy'Abakaludaya, muri uwo mwaka wa mbere wo ku ngoma njyewe Daniyeli nasomye ibitabo binsobanurira umubare w'imyaka Yerusalemu azamara ashenywe ko ari imyaka 70. Byavuzwe n'ijambo ry'Imana mu kanwa k'umuhanuzi Yeremiya. None Daniyeli yari ari kwiga iki? Yari ari kwiga ubuhanuzi bw'imyaka 70. Yari ari kwiga ubuhanuzi Imana yavugiye mu muhanuzi Yeremiya. Maze Daniyeli agira ishyaka ryo kwiga ubuhanuzi, arabwiga pe. Maze Daniyeli amaze gusobanukirwa n'ubuhanuzi, abona neza imyaka 70 yenda kugera ku iherezo. Arakanguka. Daniyeli yaguye mu kayobi, abonye imyaka 70 igiye gushira, kandi akabona mu bwoko bw'Imana harimo ubukonje ndetse no gusinzira gukomeye. Icyo Daniyeli yakoze nk'ingaruka yo gusobanukirwa ubuhanuzi nicyo kigomba gukorwa nk'ingaruka yo gusobanukirwa ubuhanuzi ku basi mu basigaye. Mbese n'iki yakoze? Mpanga amaso umwami Imana yanjye, mushakisha gusenga no kwinginga. Ntabwo icyo Daniyeli yaragamije kwari ukugwiza ubumenyi mu bijyanye n'ubuhanuzi, hoya. Ahubwo icyo ubuhanuzi bwamuteye gukora, icyo kumenya ubuhanuzi bw'imyaka 70 bwamuteye gukora, nicyo icyo kumenya ubuhanuzi ko biki gihe bigomba kubatera gukora. Dukwiye guhanga amaso umwami Imana ubwo dusobanukirwa nuko ibihe by'imperuka biri kuturangiriraho, ubwo turi kubona ibimenyetso by'uko umucunguzi wacu ari hafi kurangiza umurimo mu buturo bwera bwo mu ijuru, ubwo imigambi n'ibikorwa by'ubupapa biri kuzuzwa, kandi ubuhanuzi bukatubwira ko ubwihuze bw'amadini, ubufatanye bw'amadini ya Giprotestanti n'ubupapa bizatwereka neza yuko imbabazi ziri hafi kurangira. Ayo magambo twadusoma mu ntambara ikomeye. Reka nsome icyo gihamya hanyuma nkomeze njye mbere mu cyigisho kivuga ngo amategeko y'Imana ntakuka. Mu ntambara ikomeye uwo muburo rwose twarawusomye, amategeko y'Imana ntakuka. Reka dusome ayo magambo muri icyo cyigisho. Harimo amagambo akomeye cyane ngira ngo tuhasome. Haranditse ngo ni amagambo avuga iby'ubumwe bw'amadini ndetse ijambo ry'Imana rikaduha umuburo. Hano baranditse ngo
abantu benshi bafata ko imyizerere y'amahara kwinshi irangwa mu matorero y'abaporotesitanti ari igihamya kidasubirwaho cy'uko nta mbaraga zakoreshwa ngo higire habaho guhuza mu myizerere. Ni paje 319. Ariko mu myaka myinshi yashize mu matorero y'abaporotesitanti hagiye habaho igitekerezo gikomeye kandi cyagendaga gikura cy'uko habaho umwe bushingiye ku ngingo zimwe z'imyizerere ahuriyeho. Kugira ngo ubwo bumwe bugerweho, impaka zerekeye inyigisho zimwe batemeranyaho uko byagenda kose zigomba kurekwa, uko mu buryo bukomeye bwose zaba zishingiye ku byo Bibiliya ivuga. Ibi ntabwo bikivugwa nk'ubuhanuzi rwose, ibi turifata nk'ibyamaze kuba. Amadini ya Giprotestanti yamaze kwihakana inyigisho zayo, ndetse na bamwe mu basigaye harimo abamaze kwihakana urufatiro nyakuri rw'inyigisho nzima za Gikristo. Ibyanditswe byera rivuga ngo iki hepfo. Uwitwa Charles Beecher mu kibwirizwa cye, ngira ngo mbere yuko nkomeza, muzi urwandiko rwitwa Fratelli Tutti. Urwandiko ni encyclical ya Papa, urwandiko rwa Gishumba rwa Papa Francis aherutse kwandika. Muri urwo rwandiko ngira ngo abarusomye yavuze yuko amadini, imyizerere tagomba kwitabwaho, yuko abantu bose dukomoka ku Mana imwe, ko twese turumwe, ko rwose tugomba kumwe hatitawe ku myizerere, yaba abasenga ibyaremwe, abapfumu, yumva abaraguza, abasenga mu buryo bwose bwa gipagani. Ubwo ndiko yavuze, ubwo nubakanyi bukomeye, kuko ijambo ry'Imana biravuga ngo ntimwifatanye n'abatizera mudahwanye, kandi Imana yabujije Abisirayeli kwifatanya n'abapagane. Wasoma aya magambo mu Kuva, muribuka neza ko Imana aho y'Abisirayeli igihe baranyeka ikigirwamana, kandi muribuka Abisirayeli bageze Ishitimu, iby'Abisirayeli Ishitimu igihe bitabiraga imigenzo y'ipagani y'Abamidiyanikazi. Mbese muribuka icyo Imana yakoze? Yarimbuye abantu bose bagiye muri ibyo birori by'abapaganikazi. Kandi icyo gihe mu gihe yateye mu bwoko bw'Imana hapfa abani n'inzovu ebyiri. Mwitonde cyane, iki Papa yavuze n'ubagakana ijambo ry'Imana yeruye, n'ubagakanye bukomeye. Ibyanditswe byera biravuga ngo, kuko tumaze kubisoma, kugira ngo ubwo bumwe bugerweho, impaka zerekeye inyigisho zimwe batemenyeragaho uko byagenda kose zigomba kurekwa, ndetse iyi ni nayo ngaruka yo guca ndetse no kudaha umudendezo abigisha ubuhanuzi bw'ibyahishuwe na Daniel nk'uko buri, ndetse no mu itorero ryasigaye. Niye mpamvu ituma ababwiriza bavuga ukuri nk'uko kwahishuwe mu ijambo ry'Imana muri Daniel n'ibyahishuwe badahabwa umwanya ngo bavuge uko kuri. Birumvikana impamvu nyakuri bitera nuko ndetse namwe mu bayobozi bamaze kwinjira mu murongo mubisha wo kwemera ubwihuze bubi. Ubwo ni ubumwe bubi, ubumwe bwanduye. Impaka zerekeye inyigisho zimwe batemeranyagaho uko byagenda kose zigomba kurekwa, uko mu buryo bukomeye bwose zaba zishingiye ku byo Bibiliya ivuga. Uwitwa Charles Beecher mu kibwirizwa cye cy'mu mwaka w'846 yaravuze ati, abayobozi bo mu matorero y'ivugabutumwa Protestanti ntibashyirwaho ku rwego rw'igitugu gikaze gishingiye ku kubahisha umuntu gusa, ahubwo uko babaho, uko bagenda no kubahumeka ni ibintu byanduye rwose, ndetse na buri saha ikibi cyabo gikomeye cyane ni uko bahisha ukuri, maze noneho bagapfukamira ubakanye. Mbese uko siko byagendekeye Roma? Mbese ubu nitwongera kubaho nk'uko Roma nk'uko yabayeho? None si byo twiteze kubona ni iki? N'indi nama nkuru y'igihugu, inama rukokoma y'isi yose, ubufatanye mu ivugabutumwa, ndetse n'indangakwemera rusange. Mwumva amagambo avuga igihe ibi bizaba bigezweho mu muhate wo kugira ngo habeho ubumwe, intambwe yonyine izakurikiraho niyo gukoresha imbaraga. None ikibazo, ubumwe bw'amadini, kwemera guhisha ukuri ngo abanyamadini bapfukamira ubakanye, bwamaze kugerwaho ntibwagezweho? Bwagezweho nicyo gisubizo. Niba bwaragezweho, intambwe isigaye ni ugukoresha imbaraga n'agahato ngo bahatire abatari muri uwo murongo bashyireho imbaraga ndetse za gisirikare, bahatire batemera kuba muri uwo murongo kubamo cyangwa se gupfa. Ibintu ni bibiri. Hano baranditse ngo igihe amatorero akomeye yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika azahuriza hamwe ku ngingo z'amahame amwe ahuriyeho, azatera leta no gushimangira amategeko yayo ndetse no gushyigikira ibigo byayo matorero, icyo gihe nibwo Amerika irangwa no Protestanti izabire mu gishushanyo cy'inyamaswa, bityo ingaruka izavamo nta kabuza ni ibihano leta izahanisha abatazemera inyigisho zayo matorero. Ngiki kintu gikomeye ibi byamaze kuba, nuko ngo igishushanyo cy'inyamaswa cyamaze kuremwa, hasigaye ikintu kimwe kugira ngo gihumeke kandi cyicisha abatakiramya. Nicyo kintu gisigaye. Mwitegura igishushanyo cy'inyamaswa kigiye guhumeka, kandi nigihumeka kizicisha abatakiramya bose.
guhumeka kw'igishushanyo cy'inyamaswa bisobanuye amategeko azaturuka mu banyamadini bazahatira leta guhana abatari mu murongo mugari w'iyobokamana ryahiswemo n'isi, iyobokamana ry'ibinyoma rishingiye ku bupfapfa n'ubupfayongo bwo guhakana inyigisho nzima. Abantu bakwibuka ubuhakanyi n'inyigisho zerekeza abantu mu irimbukiro. Aha turi kwiga impamvu y'ubuhanuzi. None impamvu yo kumenya ibi ni iyihe? Impamvu yo kumenya, none niba amadini yo muri Amerika yaramaze kwihuza n'ubupapa vuba aha muvandimwe, ibyo byarabaye. Muzi ko n'abaruteriyani bakoze isabukuru muribuka muri 2017 ibintu byabaye, amanama yagiye yaba, ibimenyetso byinshi Imana yagiye idishurira ukuri. Impamvu yo kumenya ibyo ni nk'impamvu yateye Daniel kumenya iby'iminsi 70. Reka twumvishe icyo Daniel yakoze. Hano baranditse ngo manga amaso umwami Imana yanjye, mushakisha gusenga no kwinginga, niyiriza ubusa, nambara ibigunira nisiga ivu. Ngiki kintu gikomeye. Mbese kumenya ubuhanuzi byateye ki Daniel? Ni iki byaremye muri we? Byazanye muri bubyutse n'ivugurura, bitera Daniel kwihana yiciye bugufi, bizana muri Daniel gusenga no kwihana maramaje. Mbega icyo kumenya ubuhanuzi bigomba kudutera muri iki gihe. Mbega impamvu nyamukuru yo kumenya ubuhanuzi. Mbese kumenya ubuhanuzi byaguteye kwihana, byaguteye kwihiriza ubusurire ubugingo bwawe, byaguteye kwibonamo intege nkeya, mbese byaguteye kubona ko igihe ari kigufi, ko Kristo Yesu aravugaruka kandi akaza asanga utiteguye. Mbese wigeze ugira ubyutse n'ivugurura nshuti? Aya magambo aranditse ngo nsenga Uwiteka Imana yanjye nyaturani, nyagasani Imana nkuri igitinyiro, ikomeza gusohoza isengesho no kugirira ibambe abayikunda bakitondera amategeko yayo. Twaracumuye tuba ibyigenge, twakoze nabi, twaragomye, turateshuka, tuva mu mategeko n'amateka yawe. Ngiki cy'ubuhanuzi bugomba gukora muri twe, bugomba kudutera kwinira, kuririra imitima yacu, kuririra itorero ry'Imana ryasinziriye rikaba riri kwihuza n'ubupagani, kugira ibyo kwiruza ubusa no gusenga. Ngiki cy'ubuhanuzi bikwiye kurema muri twebwe. Mbese impamvu yo kwiga ubuhanuzi yaguteye iki? Niyo mpamvu nyakuri ubuhanuzi nicyo bukwiriye gukora muri twe. Twaracumuye tuba ibyigenge, twakoze nabi, twaragomye, turateshuka, tuva mu mategeko n'amateka yawe. Nitwumvye abaragwaye b'abahanuzi bajyaga babwira abami bacu n'abatware bacu n'abasekuruza bacu n'abantu mu gihugu cyose mu izina ryawe. Nyagasani gukiranuka n'ukwawe, ariko ibyacu no gukorwa n'isoni, nk'uko bibaye ku Bayuda n'abaturage b'i Yerusalemu n'Abisirayeli bose babugufi n'abatuye kure mu bihugu byose, abo wirukanye ubahoye igicumuro bagucumuyeho. Nyagasani ku bwacu n'abami bacu n'abatware bacu n'abasekuruza no gukorwa n'isoni nk'uko twagucumuyeho. Maze Daniel ubuhanuzi umuzana imivugura ry'iby'umwuka, arihana, asengera ubwoko bwe, yatura ibyaha by'ubwoko bwe. Ngiki cy'ubuhanuzi bukuriye kudutera muri twe, bugomba kutuzanamo ububyutse n'ivugura ryo kwihana, tugasengera ubugingo bwacu, tukaruririra itorero ry'Imana kandi tukihana byuzuye. Niba ubuhanuzi butarigeze gukora icyo umutima wawe, ntago intego nyamukuru ubuhanuzi igeze igerwaho mu bugingo bwawe. Ntago ari ukumenya, ntago ari umenye gusa, ntago ari ukuvuga ngo inyamaswa yavuye mu nyanja, hoya. Ni byiza kumenya ibyo, ariko icyo byakoze mu bugingo bwawe ni igiki? Mbese byaguteye ivugurura ry'iby'umwuka? Igitabo cy'ibyahishuwe ni igitabo gikomeye, kuko ijambo ry'Imana ribivuga. Ni ingenzi kwiga ubuhanuzi koko, ndetse ni ingenzi kubusobanukirwa, ariko ni n'ingenzi kwita ku cy'ubuhanuzi bugendereye no kwita ku mpamvu nyakuri yabwo. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga amagambo akomeye cyane. Iyo dusomye umuhanuzi bwa Daniel, ubuhanuzi bw'ibyahishuwe, mbese ubuhanuzi bw'ibyahishuwe bugamije iki? Impamvu nyamukuru kwiga ubuhanuzi irasobanura rwose mu byahishuwe. Iyo dusomye mu cyiciro cya 15 ubuhanuzi bw'ibyahishuwe, birumvikana ni ibyahishuwe, iby'Imana yahishuye kugira ngo bye guhinduka ubwiru rwose, ahubwo ubwoko bw'Imana busobanukirwe n'ibihe ndetse no kwegereza kw'ibyo bihe, kugira ngo abantu b'Imana bamenye ibigomba muratwihanganira akabazo kari kabayeho, kugira ngo abantu b'Imana basobanukirwe n'ibigomba kuba muri iyi minsi iheruka. Nicyo ubuhanuzi bw'ibyahishuwe bugize gute bugendereye, bamenye neza ibigomba kuba mu gihe giheruka, maze nk'ingaruka yo kubimenya bihane rwose. Ni ukugira ngo Imana itwereke ubugufi bw'igihe, igihe aho kigeze. Ariko mu gice cya 16 cy'ubuhanuzi bw'ibyahishuwe, usonye ku murongo wa 15 haranditse ngo dore nzaza nk'umujura. Dore nzaza nk'iki? Nk'umujura.
hahirwa amaso akarinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Birumvikana impamvu nyamukuru zo kumenya ubuhanuzi bw'ibyahishuwe ni ukugira ngo tube maso turinde imyenda yacu. Hahirwa amaso akarinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe. Imyenda ishushanya gukiranuka kwa Kristo. Gukiranuka kwa Kristo duhabwa nicyo ishushanya imyambaro. Birumvikana impamvu nyamukuru kwiga ubuhanuzi ni ukugira ngo gukiranuka kwa Kristo twahawe kubungwabungwe mu mitima yacu. Niyo mpamvu nyamukuru kumenya ubuhanuzi. Yes, impamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo atagenda yambaye ubusa bakareba isoni z'ubwambure bwe nuko aricyo kiranje ishinga Satani, ni ukugira ngo yambure abantu ikanzu yo gukiranuka kwa Kristo. Niyo mpamvu impamvu yo kwiga ubuhanuzi nyamukuru ni ukugira ngo abantu barinde imyenda yabo, barinde ikanzu yabo yo gukiranuka. Kandi Imana yongeye kuvuga ibyo mu gice cyaho cya 22. Impamvu nyamukuru yo kwiga ubuhanuzi ni iyihe? Ku murongo wa 14, hahirwa meseri bishura. Imana imaze kuvuga ubuhanuzi bwose, imaze guhishurira abantu ibyahishuwe byose. Amwe mu magambo y'indunduro Imana yagaragaje yanditswe muri ubuhanuzi, Imana yaravuze ngo hahirwa meseri bishura byabo, hahirwa abamaze kwiga ubuhanuzi, abamaze kubusobanukirwa, abamaze gusoma iburimo uhere ku gice cya mbere ukagera ku gice cya nyuma. Barahirwa niba meseri bishura byabo. Kumesa ibishura hepfo byarasobanuwe, ahantu hari akanyuguti kanditswe G, abamesera ibishura byabo cyangwa abakomeza amategeko yayo, hasi niko byanditswe. Birumvikana ko ijambo kumesera ibishura hepfo baranditse ngo nabakomeza amategeko y'Imana. Birumvikana ko impamvu nyamukuru yo kwiga ubuhanuzi bw'ibyahishuwe uhere mu gice cya mbere ukageza mu cya nyuma ni ukugira ngo abantu bongere bisuzume, binire, barebe niba koko bahagaze neza mu by'Imana yategetse, maze bihane aho bishe amategeko y'Imana. Kumesa ibishura bisobanuye kumvira amategeko y'Imana. Harwa meseri bishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Iki ni cy'ubuhanuzi bugenderewe. Urahirwa niba waramesha ibishura, urahirwa niba warakwikize, kuko amategeko y'Imana ni imico yayo. Erega ibishura bishushanya cyangwa se ikanzu bishushanya gukiranuka kwa Kristo, kandi ibyo bishushanya imico y'Imana, kandi imico y'Imana ni amategeko yayo. Kumesa ibishura rero bisobanuye gukura ikizinga cyose ku ikanzu yo gukiranuka kwa Kristo duhabwa kubwo kwizera. Bisobanuye ko ni ukwihana icyaha cyose cyangije gukiranuka kwa Kristo kugomba gusohorezwa mu mibereho yacu. Birumvikana imico yacu igomba kumeswa, igakurwamo ikizinga cy'icyaha kugira ngo isigare neza neza ihuje n'ubushake bw'Imana. Kandi icyo ni cyo ubuhanuzi bugendera gukora mu bugingo bwawe. Ubuhanuzi bugamije kwerekana amawe y'Imana, bugamije guhishura ko Yesu Kristo umaze igihe mu buturo bwera bwo mu ijuru ari hafi kurangiza umurimo we, kandi ko agiye kuza guciraho iteka isi. Mbese witeguye kwihana? Reka dusome amagambo ari mu ntambara ikomeye mu cyigisho kivuga ngo mu cyigisho kuri page, cyeka mbabwire page ya 227. Nta magambo ngiye gusoma ari muri kitabo cy'intambara ikomeye mwumve. Mbese ibyanditswe byera bigenda y'umuburo. Dufite ibyitegerezo by'abantu bagiye biga ubuhanuzi mu bihe byashize, cyangwa bari bafite ubuhanuzi ariko Satani akabahugenza, kandi kutita ku byo bahawe byabaviyemo ingaruka ikomeye. Reka dusome aya magambo akomeye aboneka kuri page 227 mu ntambara ikomeye, yanditse ngo ntabwo abiniti mu by'iyobokamana aribo bari basobanukiwe n'uku ukuri ko gukoreka kwa Kristo, kandi ngo birundumurire mu kukwamamaza. Ntabwo abiniti mu by'iyobokamana aribo basobanukiwe n'uku ukuri. Abiniti mu by'iyobokamana ntababyize mu mashuri ni bavugwa, ntabwo aribo basobanukiwe n'ukuri ko gukoreka kwa Kristo. Iyaba bajya ko barinzi b'indahemuka biga ibyanditswe babishimikiriye kandi basenga, bajyaga kumenya isaha y'ijoro, ubuhanuzi bwajyaga kumenyesha ibigiye kubaho. Ariko nibabaye muri uwo mwanya, bityo ubwo butumwa buvugwa n'abantu bicishije bugufi cyane. Yesu yaravuze ati nimugende mugifite umucyo butabiriraho mukiri mu nzira, kuko ugenda mu mwijima atamenya iyajya. Twumve aya magambo, iyaba bajya ko barinzi b'indahemuka. Ubwo impamvu nyamukuru dusobanukirwa neza n'ubuhanuzi bwo kuza kwa Kristo nuko batahabaye indahemuka ngo biga ibyanditswe bishimikiriye kandi basenga. Kuko ibyanditswe byarabivuze ngo iyaba bajya abiniti mu by'iyobokamana, ababyize mu mashuri, abapasitoro ndetse n'abandi bize teolojiya, iyo bakora ibidahemuka biga ibyanditswe bishimikiriye kandi basenga,
ari nacyo kintu nyamukuru ubuhanuzi bugomba gukora, nk'uko bwakanguye Daniyeli agaseka kandi akagira kwihana. Bajyaga kumenya isaha y'ijoro, ubuhanuzi bwajyaga kumenyesha ibigiye kubaho, ariko ntibabaye muri uwo mwanya, bityo ubwo butumwa buvugwa n'abantu biciye bugufi cyane. Yesu yaravuze ati nimugende mugifite umucyo, butabire rero mukiri mu nzira, kuko ugenda mwijima atamenye iyo ajya. Abantu batera umugongo umucyo Imana yatanze, cyangwa se bakirengagiza kuwushaka igihe ukiri bugufi bwabo, bene abo barekerwa mu mwijima. Ariko Umukiza aravuga ati ninjye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. N'amagambo akomeye cyane. Umuntu wese ufite kuko ubuhanuzi bugomba kudukangura tukinira, tukamenya neza aho duhagaze, tukamenya umucyo w'ijambo ry'Imana twamurikiwe kandi tukaba tuwuribata. Ibyanditswe byaravuze ngo abantu batera umugongo umucyo Imana yatanze, cyangwa se bakirengagiza kuwushaka igihe ukiri bugufi bwabo, bene barekerwa mu mwijima. Ariko Umukiza aravuga ati ninjye mucyo w'isi, unkurikira ntazagenda mu mwijima na hato, ahubwo azaba afite umucyo w'ubugingo. Umuntu wese ufite umugambi umwe wo gushaka gukora ibyo Imana ishaka, agakurikiza by'ukuri umucyo yahawe, bene uwo ntuzajya umwinshi kurutaho. Bene uwo azohererezwa umucyo wo kurabagirana ku ijuru, kugira ngo umuyobore mu kuri kose. Mwumve aya magambo. Igihe cyo kuza kwa Yesu bwa mbere, abatandukanye n'abanditseho mu murwa wera baragijwe ibyanditswe bivuga ibyo Imana yakoze, bagombaga kuba baramenye ibimenyetso by'ibihe, maze bakamamaza ubutumwa bwo kuza kwa Mesiya wasezeranwe. Ubuhanuzi bwa Mika bwari bwaravuze neza aho azavukira, na Daniyeli yari yaravuze igihe azazira. Imana yahaye abayobozi b'Abayuda ubwo buhanuzi, nk'uko ubuhanuzi bwerekana ibimenyetso by'imperuka muri iki gihe cyacu bwahawe abayobozi b'itorero ryasigaye. Abadivantisite umunsi wa karindwi. Mwumva amagambo akomeye. Mbese Abayuda muri iki gihe ni abahe? Ababyiswe byera bagahabwa bira n'umuka w'iki, n'umuka w'ubuhanuzi, bakayishurirwa neza ubutumwa bw'ubuhanuzi bwerekeye iminsi y'imperuka. Abayobozi, nk'uko abayobozi b'Abayuda bari bafite imizingo, niko n'abayobozi b'itorero ryasigaye bahawe ubutumwa, kandi nibo bari bakwiriye kuba mbere. Ariko se byagenze bite? Ijambo rivuga ngo nibo bari bakwiriye, riravuga ibintu byabaye impitagihe. Nibo bari bakwiriye kubwamamaza, ariko so baramaje. Ubwo impamvu nyamukuru batabwamamaje nyamara aribo bari bakwiriye kubwamamaza, ni ukutaba amaso kwabo, ni ukwirengagiza kw'amaso no gusenga. Ubuhanuzi bwa Mika bwari bwaravuze neza aho azavukira, na Daniyeli yari yaravuze igihe azazira. Imana yari yahaye abayobozi b'Abayuda ubwo buhanuzi. Niba batari bazi kandi ntibabwira abantu ibyo kuza kwa Mesiya kwegereje, nta rwitwazo bari bafite. Ndetse n'abayobozi b'itorero ryasigaye muri iki gihe, niba bari kwibana iby'ubuhanuzi, niba batari mu bantu ngo babwire igihe kigeze, berurira abantu aho ubuhanuzi bugeze, nta rwitwazo bafite, nta rwitwazo bafite. Hano baranditse ngo kutamenya kwabo byari ingaruka yo kwirengagiza gutewe n'ubunyacyaha bwabo. Mbese kutamenya kw'abayobozi mu by'idini muri iki gihe, kudasobanukirwa nuko byanditswe byiravuga ngo kutamenya kwabo yari ingaruka iteye no kwirengagiza gutewe n'ubunyacyaha bwabo. N'amagambo akomeye. Sivuze ko ni ukutihana neza. Dushingiye kuri iri jambo, ibikomoka kutihana neza, bikomoka ku kuba abantu bafite ibyaha nyamara banze kwihana, bityo kuba badafite kwihana nyakuri mu bugingo bwabo, ibyo bibatera kwirengagiza ubuhanuzi bwerekeye n'iminsi y'imperuka, ndetse ntibabona n'imbaraga zo kubibwiriza, kuko imbaraga zo kubibwiriza zitangwa n'Imana yonyine. Kuko ibyanditswe bigera bivuga ko ikintu cya mbere umwuka w'Imana aho umuntu ameze ibyaha bye, kandi niba baranze kwemezwa ibyaha na Mwuka Wera, ubwo ntibashobora no guhabwa Mwuka Wera imbaraga, na Mwuka Wera imbaraga zo kubwiriza ubuhanuzi bw'igihe giheruka. Niyo mpamvu bazakomeza guhagarara nk'inkingi mu gihe abantu bicishije bugufi, Imana izabaha imbaraga zikomeye bakabwiriza ubuhanuzi bw'igihe giheruka. Dushingiye kuri aya magambo, kuko ibyanditswe biravuze ngo kutamenya kwabo byari ingaruka yo kwirengagiza gutewe n'ubunyacyaha bwabo. Abayuda bubakaga inzibutso z'abahanuzi babaga barishwe, kandi mu kubaha abakomeye bo ku isi babaga bari kubasita. Muri iki gihe abakuru b'amadini bari kubaha abakomeye bo ku isi. Mbese bari gusubiza, mbese ideoloji z'abanyapolitike nizo ziri gusubirwamo n'abanyamadini kurusha ukuri nyakuri wo kwahishwe mu ijambo ry'Imana. Mbese ibitekerezo by'abanyamadini byahindutse ibya gipolitike kuruta uko byahindutse ibya gikristo. N'amagambo akomeye. Hano baranditse ngo mu guhikuza abakomeye bo ku isi babaga bari guhikuza abagaragu bandi ba Satani. Ntabwo ateye ubwoba.
bari baratwawe no guharanira imyanya y'ubutware mu bantu, maze batakobwa icyubahiro cy'ijuru bari barahawe n'umutumwa w'ijuru. Reka turebe amagambo. Bari baratwawe no guharanira imyanya y'ubutware mu bantu, maze batakobwa icyubahiro cy'ijuru bari barahawe n'umutware w'ijuru. Kandi uku guharanira imyanya mu bantu nicyo gitumye bitwa ko ari abayobozi mu by'idini. Baratakobwa inshingano nyakuri yo kubwira abantu ubuhanuzi bwegereje. Bari gutinya yuko bakurwa ku myanya yabo, bari gutinya yuko bahinduka ibivume. Nyamara mu nshuti y'Imana kuri iki cyigisho ndakurarikira kwemera icyubahiro cy'ijuru. Mbega ukuntu ijuru ryubashye Pawulo igihe yacibwaga igihanga, mbega ukuntu ijuru ryubashye Petero igihe atwikwa wacuritse, mbega uburyo abo bantu babikiye ingorane z'ubugingo bw'iteka. Mbese uremera icyubahiro cy'ijuru? Abo bantu nubwo bapfuye bagahamisha kwizera kwabo ikimenyetso cy'amaraso, ariko mu ijuru barubashywe kandi Imana yabikiye ikamba ry'ubugingo. Mbese ubuzima bwo mu isi bwuzuye ingorane n'amagorwa, icyubahiro cy'uko isi cy'umwanda kidahesha umuntu amahoro y'umutima, uremera kugisimbuza icyubahiro cy'ijuru? Ijambo ry'Imana riravuga ngo abantu bose bagombaga kuba hano baranditse ngo bari baratwawe no guharanira imyanya n'ubutware mu bantu, maze batakobwa icyubahiro cy'ijuru bari barahawe n'umuremyi w'ijuru. Abayobozi b'Abisirayeli bagombaga kuba barize bimbitse kandi mu cyubahiro cyinshi. Urumva, abayobozi b'Abisirayeli bagombaga kuba barize bimbitse kandi mu cyubahiro cyinshi iby'ahantu, igihe n'ibizajyanirana n'igikorwa gikomeye cyane mu mateka y'isi, aricyo kuza umwana w'Imana aje gusohoza igikorwa cyo gucungura umuntu. Abantu bose bagombaga kuba barabaye maso kandi bagategereza kugira ngo babe mu ba mbere bazakira umucunguzi w'isi. Ariko nimurebe ibyabaye bavandimwe, abagenzi babarananiwe bamanuka ku misozi y'i Nazareti bagera i Betelehemu, bagenda mu nzira yaho y'imatanwa kandi ndende cyane, barambukiranya bagera ku mpera y'iburasirazuba bw'uwo mujyi, bashakashaka aho baruhukira n'icumbi ryo kwikingamo muri iri joro. Ariko nta rembo na rimwe ryari ryakinguriwe ngo bakirwe. Amaherezo baje kubona aho kwikinga mu kiraro cy'inka, kandi aho n'umukiza w'isi yavukiye, mu gihe isi yari mu icuraburindi ryo kutamenya igihe nyakuri umukiza agombaga kuvukiramo. Abantu ntibigeze babana n'Imana. Byanditswe kugira ngo nta kimana izakora idahishuriye abagaragu bayo. Reka mbabwire, kuba abatambyi ndetse n'abafarisayo n'abayuda bari mu myanya y'idini ntacyo cyari ikimenyetso ko ari abagaragu b'Imana. Iyo baza ko abagaragu b'Imana nyakuri, Imana ko ibigo byayo, uko ijambo ry'Imana rivuga, nta kizakora idahishuriye abagaragu bayo. Banze kuba abagaragu b'Imana, kandi ibyo babyanze babigirishije kwanga kwicisha bugufi ngo bihanishwe n'imibiri ikomoka mu ijambo ry'Imana. Guharanira ibyubahiro by'abantu, kutita ku ijambo ry'Imana, guharanira ibyubahiro by'isi no gukomeza gushonyagiza irari mu mitima yabo byateye abo bantu kutita ku bihe bya gihanuzi. Ntabwo bigeze begurira imitima yabo Imana, ntibemeye kuba abagaragu b'Imana. Uriya murongo urakomeye cyane. Nta kimana izakora idahishuriye abagaragu bayo bishwe byayo. None kibazo, mbese ni impamvu z'Imana? Kudasobanukirwa kwawe cyangwa kwanjye byaba impamvu z'Imana? Rwose ntabwo bishobora kubaho. Reka nsome amagambo negereza ku musozo. Haranditse ngo ntabwo ku misozi y'Iyudaya gusa, mu bashumba boroje gusa ariho abamarayika babonye abari bategereje kuza kwa Mesiya, no mu bihugu by'abapagani hari abamutegereje. Muribuka neza yuko Imana mu rukundo rwayo rwinshi, marayika yaragiye kwisubirira mu ijuru adatangaje ubutumwa bw'ukugaruka kwa Kristo. Umubaro mwinshi marayika yarajyanye mu ijuru, yahumurijwe n'abashumba bakomeye, bashumba bake, abantu baciriritse bari mu bihanamanga mu misozi, bari kwiga ubuhanuzi. Maze babwire, ijuru ntacyo rititaye ko, ntabwo ijuru ryita ku bintu by'isi. Murere ngo abashumba batari bazwi, abantu bamenya, sinzi niba bari bazwi no mu mudugudu, wenda mu mudugudu bari bazwi, simbizi, sibyo? Yego, muri iki gihe abantu b'abashumba baragira, sinzi niba bashobora gushyirwa mu cyiciro cya nyuma, sibyo? Kimwe cya nyuma kigeruka ibindi, kiri nyuma y'ibindi, sibyo? Ariko abo bantu mu by'ukuri baciriritse kuri urwo rwego, marayika w'Imana yarabonekeye, ijuru ryose ryarabonekeye, icyubahiro cyuzuye aho bari bakambitse. Maze mu gitabo cy'Ibyifuzo byose baranditse ngo byabaye nk'aho iyo nkuru ikomeye ityo y'agaciro itashobora gutangazwa na marayika umwe. Maze ijuru ryose, icyubahiro cyuzuye ijuru,
abamarayika baraharirimbira indirimbo ikomeye ivuga ngo mu ijuru icyubahiro cy'Imana no mu isi amahoro mu bugize gute mu bo yishimira. Mbega ibintu bikomeye. Imana yahaye icyubahiro bashoboje, yabahaye icyubahiro gikomeye. Reka mbabwire, abantu baciritse kandi bicisha bugufi biga ijambo ry'Imana, Imana izabuha ku rwego nagerwa, ijuru rizabishurira, rizabaha icyubahiro kandi rizahishura ibishwe by'Imana nk'uko Imana yishije abantu. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo ntago abo bashumba ari Imana yishura ibyo gusa, ahubwo no mu bihugu by'abapagani hari abategereje Kristo. Abo bari abanyabwenge, abatunzi, abakomeye ndetse n'abacurabwenge mu burasirazuba, abigaga bakagenzura ibyaremwe, babona Imana mu cyabo, bari mu byanditswe bya Giheburayo iby'inyenyeri yagombaga guturuka mu muryango wa Yakobo, kandi bari baterezenyeje amasiku kuza kwe, utaragombaga kuba umuhumuriza wa Isirayeli gusa, ahubwo akanaba n'umucyo uvira abanyamahanga, kandi akanabera abana agakiza kugeza ku mpera z'isi. Bashaka gukurikiraga inzira y'amagambo akomeye cyane. Abatambyi n'abigisha amategeko b'Yerusalemu bari barashinzwe kurinda ukuri no kukwamamaza, mu gihe babudikiwe n'umwijima w'icuraburindi, inyenyeri imbajura yayoboye abo banyamahanga umwami mushya yavukiye. Reka mbabwire, mu gihe abayobozi bo mu itorero ryasigaye babudikiwe n'umwijima w'icuraburindi wo kutamenya ndetse no kwirengagiza umucyo w'ubuhanuzi, Imana ikuyobora abanyamahanga, iyo kuyobora abantu batekerezwa nk'aho batagize icyo bazi mu iyobokamana. Hari abantu Imana iri kuyobora bwiza, kandi Imana izabayobora ibageze neza ku mucyo witangaza. Kandi abantu bazabumva. Aba bashumba abanyamahanga baraje bagera ni Yerusalemu, batangira kubaza Yerusalemu ngo umwami yavukiye he? Biratangaje. Reka mbabwire, Imana igiye kuyobora abanyamahanga mu gihe abayobozi bo mu itorero basinziriye, mu gihe abatambyi bahunikiriye, mu gihe ab'Imana yahaye inshingano bagomba kuyobora abandi bahunikiriye. Imana igiye kuyobora abantu bari mu bihugu bitari iby'iyobokamana rya Gikristo, bigira Bibiliya munsi y'uburiri n'udutoroshi twa telefone bihishe. Reka mbabwire, barahari abantu bari mu myanya ya gipolitiki. Nasomye amagambo yanditswe muri Maranatha, mu gitabo cya Maranatha, avuga yuko abantu bari mu nzego zo hejuru za gipolitiki, abo tudakeka, harimo abantu bazemera ubutumwa bwiza bakihana kandi bakazafatanya n'ubwoko bw'Imana mu gihe giheruka. Reka mbabwire, aho abantu badakekera umusaruro w'Imana ni ugiye kuzabonekera. Mu by'ukuri ntago abantu baturutse mu Bugiriki, igihugu cyari cyuzuyemo iyobokamana rya gipagane, ntago byari gushoboka ko watekereza ko hano hari kuva abantu bazi Imana by'ukuri, bayobowe n'Imana bucece kugeza ubwo bagezaho umukiza yavukiye. Ntago ari ibintu bari gutekereza. Ngo abatambyi n'abigisha amategeko b'Yerusalemu bari bashinzwe kurinda ukuri no kwamamaza, mu gihe bari babudikiwe n'umwijima w'icuraburindi, inyenyeri imbajura yayoboye abo banyamahanga. Aho umwami mushya yavukiye, niko Kristo azabonekera ubwa kabiri bamutegereje kubazanira agakiza. Nk'uko byagenze ku nkuru yo kuvuga k'umukiza, ntabwo ubutumwa bwo kugaruka kwe bwahawe abayobozi na rubanda mu by'iyobokamana. Amagambo akomeye cyane. Ntabwo ubutumwa bwo kuza kwe kwa kabiri bwahawe abayobozi ba rubanda mu by'iyobokamana. Mbega uburyo ari amagambo akomeye. Mbega uburyo abayobozi mu by'iyobokamana bakwiriye guca bugufi bakihana kugira ngo badasigara. Ni amagambo akomeye. Nshuti muvandimwe, waba uri umuyobozi cyangwa utari umuyobozi, usobanukirwe n'aya magambo kandi uha agaciro kayo mutima, wumva uburemere bwayo mutima wawe. Bari barananiwe gukomeza kubungabunga isano bafitanye n'Imana, kandi bari baranze umucyo uva mu ijuru. Bityo rero nibabarirwa mu bintumwa Yohana avuga agira ati, ariko mwebwe bene data ni muri abo mwijima, ngo umunsi watungure nk'umujura, kuko mwese muri abana b'umucyo n'abana b'amanywa, ntiturabe ijoro cyangwa ab'umwijima. Ntibigeze babarirwa mu bo Yohana avuga atya, kuko batigeze amaso ngo bihane by'ukuri. Ntibigeze baranditse ngo hano amagambo akomeye, bari barananiwe gukomeza. Bari barananiwe gukomeza iki? Bari barananiwe gukomeza kubungabunga isano bafitanye n'Imana, kandi baranze umucyo uva mu ijuru. Mbese abayobozi mu by'iyobokamana mu gihe cyacu bari kwanga umucyo uva mu ijuru? Yego rwose. Mbese bari kwanga ubuhanuzi bwerekeranye n'iki gihe? Mbese bari kugaragaza ibimenyetso byo gutera imigeri umucyo w'ijambo ry'Imana, nyamara baratera imigeri ku mihunda? Mbega amagambo akomeye. Muntu w'Imana, ndakurarikira kwihana no kwemera ukuri.
abarinzi bo mu nkike z'umurwa w'i Siyoni, umva amagambo avuga hano, abarinzi bo ku nkike z'umurwa w'i Siyoni nibo bagombaga kuba aba mbere mu kumva inkuru yo kuza k'umukiza, aba mbere mu kugarura amajwi, aba mbere mu kurangurura amajwi yabo bamamaza ko agiye kuza. Abarinzi bo ku nkike z'umurwa w'i Siyoni nibo bagombaga kuba aba mbere mu kumva inkuru yo kuza k'umukiza, aba mbere mu kurangurura amajwi yabo bamamaza ko agiye kuza, kandi bakaba aba mbere mu kuburira abantu ngo bitegure ukuza kwe. Ahubwo bari biturije bitekerereza iby'amahoro n'umutekano mu gihe abaturage bari bisinziriye mu byaha. Yesu yitegereje itorero rye abona rimeze nk'igiti cy'umutini kitera, gifite amababi atoshye ariko kitera amatunda. Hariho ubwibone bwo kubahiriza imihango y'idini gusa, mu gihe umwuka wo kwicisha bugufi nyakuri, kwihana no kwizera byaburaga mu bantu, kandi aribyo byonyine byagombaga kubahesha gukorera Imana ibyishima. Mbese n'ubu siko bimeze? Mbese ntihari kubahiriza imihango y'idini gusa? Mbese abayobozi b'amadini bari kuvuga ngo amahoro 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 gusa? Abantu b'Imana bari kurimbuka. Aho mu itorero ryasigaye barasinziriye. Imyambarire mibi, imirire mibi inyuranye n'amahame y'ukuri twahawe, kwangiza ubuzima bw'iby'umwuka ndetse n'ubw'umubiri biragwiriye rwose mu itorero ryasigaye. Ariko bizora kuvuga ngo nta mahoro. Amahame n'ingamba z'ibihugu byo ku isi byihumbiye muri Babuloni yo kurimbura ubuzima bw'abantu n'imibiri yabo ari kurangururwa ku mpimbi. Aho bizora kuvuga amahoro mu gihe ubwoko bw'Imana buri gupfa buhagaze. Umva aya magambo ari hano. Yesu yitegereje itorero rye abona rimeze nk'igiti cy'umutini kitera, gifite amababi atoshye ariko kitera amatunda. Hari ubwibone bwo kubahiriza imihango y'idini gusa, mu gihe umwuka wo kwicisha bugufi nyakuri no kwihana, uyu mwuka ari wo mwuka ubuhanuzi bugomba kuzana mu mitima yacu. Uyu ni wo mwuka nyakuri gusobanukirwa n'ibyahishuwe ndetse na Daniyeli ndetse n'ubuhanuzi bwose bwo mu ijambo ry'Imana bikwiye kuzana mu mitima yacu. Hariho kubahiriza imihango gusa, mu gihe umwuka wo kwicisha bugufi nyakuri, kwihana no kwizera byaburaga mu bantu, kandi aribyo byonyine byagombaga kubahesha gukorera Imana ibyishima. Aho kubabonamo imbuto za mwuka hagaragaraga ubwibone, kwita ku mihango, guharanira ibyubahiro bidafite ishingiro, kwikanyiza n'ikandamiza. Itorero ryasubiye inyuma, ryahumye amaso yaryo, ryirengagiza kureba ibimenyetso by'ibihe. Mbega amagambo akomeye. Mbese itorero ry'Imana muri iki gihe riri guhuma amaso. Abana b'Imana barasinziriye, bameze nk'aho batari kubona ibimenyetso by'ibihe. Bavandimwe, nimuvugirize impanda Siyoni, mutegetse ubwoko bw'Imana kwiriza ubusa. Umukwe nasohoke mu nzu ye, niko ijambo ry'Imana rivuga, ndetse n'umugeni ave mu nzu yarongorewemo, maze mukora iteraniro ryera. Abatambyi barire ku marembo z'inkike batakira Imana, bavuga ati Mana tabara Isirayeli y'Imana. Amagambo akomeye cyane avugwa muri Mika. Mbese kuko ubwoko bw'Imana, mwumva aya magambo akomeye. Haranditse ngo itorero ryasubiye inyuma, ryahumye amaso yaryo, ryirengagiza kureba ibimenyetso by'ibihe. Ntabwo Imana bateranya cyangwa ngo yemere ko ubudahemuka bwayo butsindwa, ahubwo abantu bayivuyeho maze bitandukanya n'urukundo rwayo kubera ko banze gukurikiza amabwiriza yayo, byatumye amasezerano yayo atabasohorezwa. Niyo mpamvu n'isezerano ry'Imana zo gusukirwa imvura y'umuhindo n'imvura y'itumba ritazigera risohoreza ubwoko bw'Imana burangaye, baganga kureba ibimenyetso by'ibihe no kwemera kwiteguzwa n'ubutumwa buhishuriye by'imperuka. Mbese muvandimwe, urebera kwihana, Imana irakurarika, Yesu arakurarika. Iyo niyo ngaruka yo kwirengagiza guha agaciro no gukoresha neza umucyo n'amahirwe Imana itanga. Keretse gusa itorero niryemera kugendera mu nzira ryawe n'Imana, rikemera umurase wose w'umucyo, kandi rigakora inshingano yose ribasha guhishurirwa. Naho nibitaba bityo, byanze bikunze iyobokamana rizayenebera, risigare ryubahiriza imihango gusa, kandi umwuka wo kubaha Imana ubure burundu. Keretse gusa itorero niryemera kugendera mu nzira ryawe n'Imana, rikemera umurasire wose w'umucyo, kandi rigakora inshingano yose ribasha guhishurirwa, rigakora inshingano yose ribasha guhishurirwa n'Imana. Naho nibitaba bityo, byanze bikunze iyobokamana rizahenebera, risigare ryubahiriza imihango gusa, kandi umwuka wo kubaha Imana ubure burundu burundu. Aya ni amagambo akomeye cyane, akomeye. Reka mbabwire bavandimwe, Imana ni urukundo, ariko ntabwo igira amarangamutima ashobora gutwikira ubutabera bwayo. Ndagira ngo wowe unyumva ufate icyemezo cyo kwihana no kwiyegurira Imana byuzuye.
uko kuri kwagiye kugaragara kenshi mu mateka y'itorero. Imana isaba ko ubwoko bwayo bugira ibikorwa bishingiye ku kwizera ndetse no kumvira kujyanye n'imigisha n'amahirwe buhabwa. Mwumva aya magambo? Imana isaba ko ubwoko bwayo bugira ibikorwa bishingiye ku kwizera ndetse no kumvira kujyanye n'imigisha n'amahirwe buhabwa. Kumvira bisaba igitambo cy'umusaraba, kandi kumvira icyo bisabwa bisaba igitambo n'umusaraba. Imana ishaka ko ubwoko bwayo bugira ibikorwa bishingiye ku kwizera no kumvira kujyanye n'imigisha n'amahirwe buhabwa. Bivuze ko n'ibitero ryasigaye ryarahawe amahirwe menshi n'imigisha myinshi yo guhishurirwa ukuri. Imana ishaka ko imibereho y'abasigaye, kwihana kwabo, gukiranuka kwabo guhura n'imigisha n'amahirwe bahawe, n'imigisha n'umucyo bahishuriwe mu ijambo ry'Imana, bigomba guhura bikaba amahwi. Hano baranditse ngo umva ikintu gikomeye, kumvira bisaba igitambo n'umusaraba. Umva aya magambo. Kandi niyo mpamvu abantu benshi muvuga ko ari abayoboke ba Kristo banze kwakira umucyo wava mu ijuru. Kandi uko byagendekeye abayuda bo mu gihe cya kera ntibabashije kumenya igihe bagenderewemo. Kumvira bisaba igitambo n'iki? Bisaba igitambo n'umusaraba. Nta magambo akomeye cyane. Bisaba kwitambaho igitambo. Banditse amagambo akomeye aboneka mu nama zigirwa itorero ngo nta numwe ubasha kugira imibereho ya Gikristo atabanje kwitambaho igitambo. Birasaba benshi kureka akazi bakora kuburiganya. Benshi babeshejweho no kubeshya. Benshi muri business zabo abo mu itorero ryasigaye barabeshya. Babeshejweho n'ikinyoma. Benshi akazi kabo kuzuyemo ibyaha, batunzwe n'ibyaha muri rusange. Birasaba kwitambaho igitambo. Birasaba kwigomwa ibigaragara nk'inyungu z'isi kugira ngo basengere ubugingo buraho. Pawulo yaravuze ngo ibyo nabonye ari amase, ibyari indamu yanjye nabibonye nk'amase kugira ngo ndonke Kristo. Bisaba igitambo n'umusaraba. Benshi banje kwikorera uyu musaraba. Muvandimwe, uremera kwitambaho igitambo? Yesu Kristo akubikiye ingorane zikomeye zisumba ibyo wakwihara byose. Mbega ukuntu benshi mu bayobozi b'iby'idini bareba icyubahiro cyabo, maze Satani akakizamura akagitumbagiza nk'umusozi ku rwego babona kukireka bitakunda, bagahitamo kwemera kurimbuka kuruta guhara icyubahiro cy'isi. Mbega benshi ukuntu batinya, babona barabyaye abana benshi, babona ukuntu amashuri y'abana ahenze, bakagira ubwoba. Mbese Imana bireva ngo isi nibiyuzuye n'iby'Uwiteka. Mbega ukuntu benshi wireba ibigaragara. Nk'uko Imana yacira Abisirayeli mu nyanja, niko nawe yayigucira wemeye kwihana. Wireba ngo nimvuga ukuri nk'uko kuri ndabura aya mahirwe y'imibereho. Hoya, hagarara mu mwanya w'Imana, Imana izakubeshaho. Wireba urubyaro rwinshi ufite wibaza ngo rwabaho rute. Niba uri mu mwanya mubi uzagutera kurimbuka kandi ukarimbukana n'urubyaro rwawe. None kugiye kwizimiza kandi ukazimiza n'umuryango wawe. Ndabwiza ukuri ko imyanya y'icyubahiro n'ubuzima bw'ibifatika byo ku isi nibyo bihugenjeje benshi mu bagize itorero. Banga kuvuga ukuri, babona nta kundi. Aravuga ati mbese nkuwe kuri uyu mwanya nabahone. Uwiteka azakubeshaho nuhagarara mu kuri ngo kuri. Kandi Imana ifite byose mu biganza byayo, nta kimana ibuze. Kubera ubwibone bwabo no kutizera kwabo, Uhoraho yabahiseho, maze ukuri kwe aguhishurira abantu bari baremeye gukurikiza umucyo wose bararikiwe, nk'uko byabaye ku bashumba b'i Betelehemu n'abanyabwenge b'Iburasirazuba, kandi niko bizamera n'umurikiye ku bayobozi banga kwihana. Kubera ubwibone bwabo Imana izabahitabo ihishurira ukuri abantu bicishije bugufi. Aya magambo nari ndi kuyasoma kuri page 300, 229 na 230 mu nama rikomeye. Mbese uremera kwihana? Yesu aragushaka. Ndakurarikira kwihana, ndakurarikira kwemera ukuri. Imana irifuza ko wihana. Imana irifuza ko nge nawe tuborogera ubugingo bwacu. Amagambo akomeye cyane ureka mu ijambo ry'Imana aravuga ngo nuko muboroge murire, mushimure imitima yanyu, mwe gushimura imyambaro yanyu. Kandi Imana yiteguye kudukomeza, yiteguye byose biri mu biganza byayo, yiteguye kutubasha gushikama. Reka nge nawe tugire ububyutse n'ivugurura. Reka duhanga amaso Yesu ushobora byose, Yesu umwami wacu ufite byose mu biganza bye, ubasha kubeshaho byose. Kandi nubwo ibihe n'amakuba bisa nkaho bikomeye, abiyegurira Imana by'ukuri ntacyo bazaburana Imana. Ndakurarikira kwihana no kwemera gukangurwa n'ibyo wahishuriwe mu ijambo ry'Imana no mu buhanuzi. Kandi Kristo Yesu agukomeze, akubashe gufata icyemezo kizima cyo kwihana mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge. Data wa twese, turagushimye uhabwe icyubahiro.
tugushimiye ku magambo akomeye dusomye n'imibiri ikomeye dusomye mu ijambo ryawe. Turakwinjiza ngo twese ude kwihanishwa n'iri jambo ryawe, yaba ari njye wabwirije n'abanyumvishe, twese ude kwihana byuzuye kandi ude kumvira ijambo ryawe by'ukuri. Reka umwuka wera aduhugure kandi adukangure, atubashe kumvira ukuri no kwemera kugendera mu kuri nk'uko kuri, mu izina rya Yesu, amen.